Ese kombi perezida w'iki gihugu nkaba mfite amafaranga ndetse n'amatungo nkaba mvuga ikijyana kagomba mvugorosa iyo mana yamvuguruza ibahe ibikubeshya udafite Yesu ibyo byose ntacyo bikumarira ugira ubwoba utamufite ukwiteganyiriza umutungo ubara ibikubeshya udafite Yesu ibyo byose ntacyo bikumarira abantu muri iki gihe barahugiranye bamwe mu mafaranga abandi mu matungo mbese Yesu aramutse aje wabyifata mute ese igihugu ugiye kugukurikire ibikubeshya udafite Yesu ibyo byose ntacyo bikumarira utamufite ukwiteganyiriza umutungo ubara ibikubeshya udafite Yesu ibyo byose ntacyo bikumarira utamufite ukwiteganyiriza umutungo ubara yemwe torero ry'Imana nimwitegure mureke kwifata nk'ab'isi bidamarariye ubwo Yesu agiye kuza kuba bidatinze azasanye nabwibone